Muraho neza abantu banjye, uyu munsi tugiye kuganira ku mpamvu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge rikomeza kwiyongera mu Rwanda, ariko ntimwibagirwe ko abafatanyabikorwa bacu b'uyu munsi ari Mental Health Caring Alliance Rwanda. Mwibuke kuduha subscribe, like, share na comment. Ibiyobyabwenge ni iki? Ibiyobyabwenge ni ibintu byose bihindura uburyo ubwonko bukora, imitekerereze yawe, imyitwarire yawe cyangwa se amarangamutima. Ahangaha hashobora kuzamo inzoga, itabi, urumogi n'ibindi. Iyo umuntu abikoresheje bishobora kumwongerera ibyishimo, bishobora guhindura uburyo atekereza ndetse bigahindura n'uburyo yifata ndetse n'uburyo afata imyanzuro ye. Mu by'ukuri ntabwo bihita byangiza ako kanya, niyo mpamvu abantu benshi batekereza ko ntacyo bitwaye mu ntangiriro. Nk'uko bitangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe igororamuco cyangwa se Rwanda National Rehabilitation Service, abantu barenga 6,000 bari mu bigo ngororamuco bitandukanye bavurwa ibibazo by'ubusinzi n'iby'ibiyobyabwenge. Kandi abenshi muri bo ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 35. Ibi bigaragaza ko ikibazo kiri gufata cyane icyiciro cy'abantu igihugu cyitezeho imbaraga n'iterambere. Mu myaka myinshi ishize, ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu Rwanda cyafatwaga nk'ikibazo cy'abantu bake cyangwa abantu bafite imyitwarire mibi y'urubyiruko. Ariko uko imyaka igenda ishira, bigenda bigaragara ko iki kibazo kirenze kuri cy'imyitwarire isanzwe, ahubwo ni ikibazo gifitanye isano n'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze y'abantu. Uyu munsi abahanga mu by'imitekerereze n'inzego z'ubuzima batangaza ko kwiyongera kw'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge bifitanye isano n'impinduka z'imibereho, ibibazo by'amarangamutima ndetse n'igitutu cy'ubuzima bwa buri munsi no kugendera mu kigare. Ese wigeze wibaza impamvu umuntu uzi neza ko ibiyobyabwenge bimwangiriza ubuzima akomeza kubinywa? Ese ikibazo ni ukutagira ubwenge cyangwa ni ubushake buke bwo kubireka? Cyangwa hari ikintu kiba kibera mu bwonko bw'imbere tutabasha kubona? Uyu munsi tugiye kuvuga ku ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu Rwanda, ariko tutabireba gusa nk'icyaha cyangwa imyitwarire mibi, ahubwo tubireba mu buryo ubuhanga bw'imitekerereze bubivugamo. Raporo zitandukanye zigaragaza ko inzoga arizo zikoreshwa cyane kurusha ibindi biyobyabwenge byose mu Rwanda, aho hafi 15% y'abaturage b'u Rwanda bose bakoresha inzoga. Aho turi kuvuga kuzikoresha nk'ibiyobyabwenge bazinywa. Nanone kandi ubushakashatsi bwerekanye ko hafi ya 28.5% by'ingimbi n'abangavu bamaze kugerageza kunywa inzoga nibura rimwe mu buzima bwabo. Iyi mibare igaragaza ko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ritangira hakiri kare cyane igihe ubwonko bw'umuntu butarakura neza. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko imwe mu mpamvu zikomeye zitera ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ari uburyo bwo guhunga ububabare. Ibi bizwi nka self-medication theory, aho umuntu akoresha ikintu kimuhindurira imitekerereze kugira ngo agabanye agahinda, stress cyangwa ihungabana aba afite. Iyo umuntu afite ibibazo byinshi by'amarangamutima, ubwonko bwe bushaka uburyo bwihuse bwo kumva ituze, maze ibiyobyabwenge bigatanga ku gahenge k'igihe gito. Ikindi gitera iki kibazo ni ukugendera mu kigare. Inshuti n'aho umuntu abarizwa bigira uruhare runini mu gutuma umuntu atangira gukoresha ibiyobyabwenge. Mu mitekerereze ya muntu hari ihame rizwi nka social learning theory ryasobanuwe na Albert Bandura. Rivuga ko abantu bigana imyitwarire babona ku bandi, cyane cyane yisa n'ihesha umuntu kwakirwa cyangwa se kumenyekana mu bandi. Ikibazo kirushaho gukomera iyo gukoresha ibiyobyabwenge bitangiye umuntu akiri mutoya. Ubushakashatsi bwagaragaje ko hari abana batangira kugerageza inzoga cyangwa se ibindi biyobyabwenge bafite imyaka iri hafi ya 11 cyangwa 12. Muri icyo gihe igice cy'ubwonko gishinzwe gufata imyanzuro no kwigenzura kizwi nka prefrontal cortex kiba kitarakura neza. Ibi bituma urubyiruko rufata imyanzuro rushingiye ku marangamutima aho gushingira ku bitekerezo byimbitse, bigatuma ibyago byo kuba imbata y'ibiyobyabwenge byiyongera. Nanone kandi ibibazo byo mu muryango bifite uruhare rukomeye. Abana bakurira mu miryango irimo amakimbirane, ubukene bukabije, kubura ababyeyi cyangwa se ihohoterwa, bagira ibyago byinshi byo kwishora mu biyobyabwenge. Abahanga basobanura ko stress ihoraho ihindura uburyo ubwonko bukora, igatuma umuntu yumva atuje ari uko hari ikintu cyamuhinduye imitekerereze nk'inzoga n'urumogi. Ikindi kibazo rero kigaragara cyane mu rubyiruko ni ikibazo cyo kubura icyerekezo cyangwa intego y'ubuzima. Iyo umuntu yumva nta cyizere cy'ejo hazaza afite, ubwonko bwe bushaka ibyishimo byihuse. Ingaruka z'ibiyobyabwenge ku buzima bwo mu mutwe ni nyinshi kandi zirakomeye. Abakoresha ibiyobyabwenge bakunze kugaragaza ibimenyetso byo kwiheba, guhangayika, ikibazo cyo kwibagirwa ndetse n'ubushobozi buke bwo gufata imyanzuro myiza. Uko umuntu akomeza kubikoresha niko ubwonko bwe bugenda buhinduka, bikagera aho umuntu adashobora kumva ameze neza atabifashe.
Ikindi kibazo gikomeye ni uko niyo umuntu avuwe agakira ashobora gusubira mu biyobyabwenge bitewe no gusubira mu buzima yari asanzwe arimo. Igitutu cy'inshuti nacyo gishobora gutuma asubira mu biyobyabwenge cyangwa ipfunwe ruturuka ku kuba sosiyete itarakira neza abavuye mu biyobyabwenge. Ibi bituma ikibazo kiba uruziga rugoye kuvamo. Nubwo bimeze bityo ariko hari icyizere. Minisiteri y'Ubuzima n'izindi nzego za leta zatangiye gahunda zitandukanye zo gukumira ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge no kuvura abakoresha ibiyobyabwenge. Zirimo abakangurambaga, abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no gufasha urubyiruko kubona izindi nzira z'ubuzima. Mu rwego rw'ubuhanga mu mitekerereze, igisubizo kirambye si uguhana gusa abakoresha ibiyobyabwenge, ahubwo ni ukumva impamvu zibitera. Kwigisha abantu uburyo bwo gucunga amarangamutima, kugabanya ipfunwe rijyanye no gushaka ubufasha bwo mu mutwe no gufasha urubyiruko kubona intego n'icyerekezo cy'ubuzima nibyo bishobora kugabanya iki kibazo mu buryo burambye. Mu gusoza, ntitwakwibagirwa kubasaba subscribe, tukababwira yuko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge akenshi ari inkuru y'ububabare butavuzwe, stress itarabonye igisubizo n'ubwonko bushaka amahoro mu nzira yihuse ariko iteje akaga. Gusobanukirwa ibi ni intambwe ya mbere yo gufasha no kubaka sosiyete ifite ubuzima bwo mu mutwe bwiza. Murakoze cyane, mutibagirwa kuduha subscribe. Mutibagirwa none ko umuterankunga wacu ari MHCAR cyangwa se Mental Health Caring Alliance Rwanda. Kugira ngo mumenye amakuru menshi ku bijyanye n'uwo muryango, murebe muri description ya video harimo website yawo. Ciao ciao.